Diamond Platnumz abantu benshi bavuga cyane kubera yuko akunda kuririmba indirimbo nziza mu njyana nziza cyane kandi iryoheye amatwi, nubwo aririmba zitiriwe iz'isi izo twakwita nka rock music, ariko yigaruriye imitima ya benshi cyane umuhanzi Diamond Platnumz. Reka rero mbere yuko dukomeza kandi subscribe ubundi tubone 5/5 uyu muhanzi Diamond Platnumz. Ntabwo Diamond Platnumz ari amazina ye bwite, ibyo tuzabireba mu kindi kiganiro. Kandi ikintu gikomeye cyane ni uko indirimbo ze zirakunzwe cyane ku buryo iyo ufashe indirimbo imwe iyo ari yo yose ye ukayisobanura ako kanya ukiyi-uploadinga kuri YouTube channel ihita irebwa cyane. Sasa biragaragara ko Diamond Platnumz ari umuntu ukomeye cyane hano kuri iyi si. Natangajwe ubwo ari video uyu munsi mbabwira ibi ngibi imaze ibyumweru 3 nyishyize kuri YouTube channel yanjye yitwa Impano Nziza YouTube channel. Nayishyizeho ari kubusa zifite views imwe n'abandi 300 yitwa Sikomi. Hari n'indi yafatanyije na Harmonize murumuna we yitwa Kwangara. Nayishyizeho nyuma y'iminsi 4 gusa nsanga ifite views 400. Diamond Platnumz biragaragara ko yigarurira imitima ya benshi. Njye nabigize nk'umwuga gusobanura indirimbo ze cyangwa kumuvugaho ibintu byinshi cyane, bitewe n'uko aribyo bituma views nyinshi ziza, kandi ko ikintu cyose wakora kitarimo views ntacyo uba ukoze. Nuko rero reka mbashimire ababashije gukurikira kino kiganiro cyacu. Murakoze kuri